akaririmbo kiswe Residue na ka Jesse Nelson. Njye nitwa Kai Proct, indirimbo nk'izi muri comment ugakora subscribe ubundi nkazigwa muri video bikurikira. Nezere njyana ku mazi, umubiri wanjye jye munsi y'amazi, ubundi umvanemo numva akazuba karasa ku izuba ryanjye. Umva umanagure watumye mba umuntu wizera, n'ibyaha byanjye byose arabihanagiriye, niyo mpamvu turi kumwe. Ubu noneho nushaka kumereza amabwiriza make nzayagenderaho, ibyo byose mba mbibona neza rwose, nta mugiringiro nari mfite. Residue niyo ndirimbo, ubu ndi hafi kubyumva. Ubu wangize mushya, amakosa yanjye yose warayahanaguye, iteka urayahindura. Wangize nkaho ndi umwana, ubu nsigaye ngenda mukurikiye ibiganza. Mfata ikiganza unyobore, kubera ko nahisemo kugumana nawe. Ubu nagize umuntu amategeko mashya mushyashya, njya nsubiza amaso nkareba ibi binanyuzemo byose. Nabonaga nta byiringiro nari mfite icyo gihe, kubera ko warafashe uramanagura, warafashe uranyoza, urankarabya, warankarabije, wangize mushya, waranyogeje, waranyuhagiye, waranyogeje, warankarabije, yego wangize mushyashya. Njye nitwa Kai Proct. Ubu mba nibaza uko nari kubaho Nyagasani utantabwo mfite. Uyu munsi ndiho koko hari Nyagasani, wafashe ibyaha byanjye byose ubivana mu bugingo bwanjye, warangize ufata ikimwaro cyanjye kigira ibyishimo. Nabonye umuntu umereza amabwiriza mushya, yo ndabibona rwose ko wambaye hafi.